amakuru aryoshye kandi yizewe kandi wayasanga usibye kuri Hotime TV. Subscribe is the only Jongi kaza abantu bose bakomeza kuri The Perfume TV. Aya makuru asanga kuri The Perfume TV cyangwa se kuri Hotime TV. Wiko kora subscribe ku mpande zombi. Rero munsi twaba twagarutse muri gahunda ngo dusonera ibintu byinshi bitandukanye ku bijyanye n'iki cyorezo cya coronavirus, ingaruka cyangwa se inkomoko y'iki cyorezo cya coronavirus. Uyu munsi muri njye ni Jodo Santos Avent kumwe n'umugenzi wanjye na Jackson Rugamba cyangwa se Trust. Nkuko musanzwe mutuzi muri byinshi ariko uyu munsi twaje kugira ngo tubamare amatsiko kuri iki cyorezo cya coronavirus. Abenshi bazibumva ko wenda ari nk'icyorezo cyaje buryo gusa bisanzwe, ariko ni ikintu cyavumbuwe. Burya mu bwenge bwa muntu harimo byinshi cyane, harimo ubumenyi, harimo ubushobozi, harimo n'ubwenge bwinshi cyane bwo tugenda tuvumbura. Siko twese wenda ibyo twavumbuye bitabaga agaciro nkuko tujye kureba uyu mugore wavumbuye coronavirus. N'umugore w'umwongerezakazi witwa John Hart. Umugore wavutse mu mwaka wa 1930 avukira mu macumbi ya Alexandra Park mu majyaruguru ashyira iburasirazuba bwa Glasgow mu Bwongereza. Uyu mugore rero yaje kuvumbura icyorezo mu 1964 nyuma y'uko abantu bose bari bazi ko abarikwitiranya ibintu. Ngiyi ni indwara ni COVID-19 iterwa n'agakoko kitwa coronavirus. Coronavirus ntago ari indwara, n'agakoko. No COVID-19 ni indwara. Uri COVID-19 ni indwara nshyashya. Niyo mpamvu rero abantu dushanga dusondora benshi kubijanye n'iki cyorezo cya coronavirus. Iyi ni COVID-19. Naho coronavirus yatangiye mu mwaka wa 1964 niko uyu mugore John Hart cyangwa se bamwita John Almeida, dore yuko afite n'umugabo umufasha witwa Henrik Almeida, nawe no muri Venezuela. N'umugabo w'umu artist umunyabugeni. Uyu mugore John Almeida cyangwa se John Hart ibyo zina ry'ukuri, ni umugore ntabwo yigeze ahirwa no kwiga, kuko ni umugore mu bwenge bwe hari byinshi cyane byo yagiye yiga, kuko ishuri risanzwe, amashuri asanzwe yavuye mu myaka 16 yari mutoya cyane, yigira mu mirimo itandukanye, ajya kuba umushoferi mu bwami bwa Scotland hano muri UK, muri bya bihugu bimwe United Kingdom. Uri kumva ni umugore ntabwo twavuga ngo ni ubuhanga bwe nyine bwatumye, mbese bwo yigiye byatumye avumbura iki cyorezo cya coronavirus. Ni icyorezo yavumbuye kera nk'uko bivuze muri 1964. Ni icyorezo cyavumburiye muri laboratoire yitwa Saint Thomas ari mu Bwongereza. Ni n'ibitaro byavuye uyu Minisitiri w'Intebe babo bita Boris Johnson. Ejo twabonye umukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame amwifuriza gukira. N'ibira bitaro byavuriyemo nibyo uyu mudamu John Hart yavumburiyemo iki cyorezo cya coronavirus. Ndetse n'uyu mugore yaje no kubona akazi nyine mu laboratoire ishami ryiga ku bijyanye ku mihindagurikire y'utunyangingo tubiko cyangwa bakunda kwita tissues muri Glasgow Royal Infirmary mu gihugu cy'Ubwongereza. Yatangiye gukomereza kubona akazi ngo abashe kuba yamenye byinshi bitandukanye ku bijyanye n'iki cyorezo cya COVID cya coronavirus. Uyu mumama ntago azi COVID-19 nayazi we ntago yarazi kuko yavumbuye icyorezo cya coronavirus. Coronavirus itera indwara nyinshi zitandukanye. We rero yapfuye muri 2007 afite imyaka 77 ejo bundi. Mbese iki cyorezo kije adahari. Niyo mpamvu tubisa nkaho bigoye, kuko ntabwo ariko twese twumva ko muri iki cyorezo nyine cyazabonerwa urukingo. Niyo wavumbuye ko n'iki cyorezo kiri mu ishusho ya corona, ya corona nyine mu Kinyarwanda kiza ni urugori. Niyo mpamvu nyine cyakomotse kuri corona, niyo mpamvu basa kitana corona. Uri kumva ni ibintu byamufashe igihe gikomeye, dore ko ubu ngubu amaze imyaka 13 apfuye. Ubu ngubu nibwo arimo guhabwa icyubahiro. Ubu ngubu rwose tujya kumutekereza kuvuga ati uyu mugore rwose yaba gihari, bishobora kuba iyi ndwara itaragize izi mbaraga zigeze hano kuba yarafashe isi yose. Ubundi twe twatangiye twumva ko ari mu Bushinwa. COVID-19 nyine twumva ko cyaje muri 2019 muri Chine, aho ntabwo twari tuzi ko kizazengereza ku isi yose. Ntabwo twari tuzi ko hari igihe isi yose bazicara iwabo bakaba stay home, bikaba ari nk'ijambo rizwi.
ubwo nyine baje babivuga ko abantu benshi nyine bacyumva ko coronavirus nyine ije cyangwa covid-19 ije muri uyu mwaka, abantu benshi baje batekereza ko ni icyorezo cyaturutse mu Bushinwa. Iki cyorezo cyaturutse mu Bushinwa bitewe kuko bavuga ko ibi byorezo bajya kwipima uyu mugore bajya bifashisha imbeba, kandi turabizi ko neza ama laboratoire menshi iyo bajya kureba bajya gupima ama virus bagenda bifashisha inyamaswa. Rero kuva ko Abashinwa bari mu bantu nyine bazwiho kurya inyamaswa, niyo mpamvu habaye intandaro yo kumva ko iki cyorezo cyaturuka mu Bushinwa. Ariko nabundi coronavirus yari yaravumbuwe kera cyane, bari nyine uyu mugore yayisize azi ko ntihari. None haje kuvugwa hari umugabo witwa Winter yaganiriye n'ikinyamakuru twa Drive Time cya BBC, abasobanurira n'ukuntu nyine uyu mugore we yaje kwifashisha aje kugaragaje kwifashisha igikoresho cya microscope, electron microscope, kugira ngo baze kuvumbura kuko uyu mumama nubwo avuga ngo ntabwo yize, ariko yari afite ubuhanga cyane, yari afite n'impano yo kuba yavumbura ibintu byinshi bitandukanye, kuko urabona ko abantu benshi byabananiye, ariko bazi kwifashisha uyu mugore ngo basobanurire cyangwa se abafashe bakoresheje icyo gikoresho cyangwa se microscope. Abantu batazi microscope abantu bakunda kwita ngo ni shimeli y'abaganga nyine bakoresha mu bitaro bapima amavirus. Ubundi iyi shusho dusa nkaho nyine kubivuze bayikuye muri microscope, byagaragaraga nyine nk'uruziga nk'uko nabivuze kare. Uyu Dr. Almeida uyu mugore, kuko uyu mugore nyine yaje no gukora ishuri rikuru ry'ubuvuzi. Ni ishuri ryakoze muri rikuru ry'ubuvuzi muri postgraduate medical school hariya mu Bwongereza, aho niho yaboneye n'impamya bumenyi bw'ikirenga. Yarangije akazi ke mu kigo Wellcome Institute, aho izina rye ryagaragaye mu bushakashatsi. Nyine uri kumva ni umugore utarahawe agaciro mu Bwongereza, kubera ko uri kumva yagendeye muri Glasgow, aba muri Canada cyane. Mu Bwongereza nyuma nibwo baje gusanga ari umuntu ukomeye, aba ari bwo nyine aza guta agaruka mu Bwongereza, abakoze kugira guhabwa ishimwe. Uyu mugore bavuga ko yari umwongereza, ariko we byageze ahantu ajya muri Canada ajya gukora akazi, ariko bimusaba ko aza gukomeza ubushakashatsi bwe mu Bwongereza. Ahantu nyine mu kigo gifite n'ishami rya St Thomas ryabarizwaga mu gihugu cy'Ubwongereza, kugira ngo nyine akomeze afashe abantu nyine mu Bwongereza kugira ngo bakomeze bagende bashakisha ibindi byorezo bitandukanye. Ukigaragara yuko bwo Truster iki cyorezo cya covid-19 cya coronavirus ndakeka ntabwo ari cyo cyorezo cy'unyeragere, bura n'ubutaha n'ejo bundi ashobora kuba hazaza, kuko iki cyorezo ngo twatwikikeze ari malaria, hari izindi zintu ziterwa n'ibindi bintu za sida ziterwa na za HIV, ariko iki cyorezo cya coronavirus urashobora kwibaza ubundi iki cyorezo inkomoko kumva ko nta muntu ukizi uretse uyu mama wenyine, kuko ikigaragaza ko ni igishyashya nabo bazungu na benshi ntabwo bakizi. Buriya Joel naje gusanga ko n'izi ngizi na za malaria mbere nyine zikiterwa zikiza cyane, n'ibi byorezo bya influenza nabyo byamamaye cyane, dore ko no muri bitaro by'umudamu yigiyemo ariho yaboneye ubumenyi buhagije. Ni naho n'iki cyorezo cya influenza cyaje kuvumburirwa. Nyuma umunsi ntazo hari igihe iyi corona izafatwa nk'indwara isanzwe, kuko na za malaria zikiza, ibi byorezo byose byari byorezo biteye ubwoba. Ahubwo nyine ni uko nta rukingo rwaboneka, nk'uko uyu mugore nyine yapfuye nta rukingo asize bitari byavumburwa. Nibyo biteye abantu benshi mu ngenge kuri iki kintu coronavirus. Trust bajya bagaruka bavuga ngo iyo uyu mugore aza kuba agihari coronavirus cyangwa se covid-19 ubu ngubu byo kuba ntacyo bitwaye. Ese ubona ko ubushobozi nk'uyu mu Rwanda yari afite ubushobozi bwo kwagindura se kuryo iyi se kwituje akanya. Ni nk'uko wenda n'abavumbuye imibare yifasha gatavati rimwe guteranya rimwe ni kabiri. Niyo wenda uzi niyo wenda akora rimwe guteranya rimwe wenda agahita apfa. Nukuri byari kuba bigoye, nta muntu gutavumbura yuko ari kabiri, byari kuba bigoye. Niyo mpamvu nyine isi yose iteye mu ngenge cyane no kuba yaragiye gutya akagenda adasize nyine urukingo rushoboka cyangwa umuti ejo bundi kuva ko yaza kuba agihari, iyi si niba twari duhumekamo gakeya. Amaze imyaka 13 gusa apfuye. Cyago ni mikeya cyane. Imyaka 13 dukurikije imyaka 13 ishize n'amezi nyine ni nyinshi, ariko reba ibi bibyo nyine nk'ungu mu Rwanda twujuje ukwezi, tumaze ukwezi, ariko hari ibindi bihugu bimaze amezi 2-3. Kandi bo mbese ntabwo bizeye cyane no gusukura, kuko urabona Amerika byo nyimaze kwandura abantu barenga 5,000,000. Ni benshi cyane. Twaravuga nyine ngo Amerika ni igihugu gikomeye
gikakaye muri byose, ariko uyu munsi abantu bafite ubwoba bari gutitira cyane bamugana mu kuvuga ko isi irarimbutse. Iki kintu kivuga iki cyose ubundi isi irarimbutse, covid-19 naje irarimbuye. Oya, okay, wenda ari ngibi na za malaria twaratinye ko zijya kurimbura. Hari byinshi cyane byanditswe nyine biri muri bibiri kwabyo mu byahishwa cyane abantu basoma Bibiliya. Ibi ngibyo byorezo byaranditswe ko bizabaho, ariko nyine twebwe cyatuzinduye cyane kuri uyu munsi no kuvuga kuri uyu mugore tunaga abantu benshi cyane bazi nyine byari byo, niyo nkomoko turi kuvuga cyane. Ntabwo twese twunana, mbese nawe nyine yamamaye uyu munsi, ntabwo twatuzi John Almeida, ntabwo twari tumuzi, ariko mu gihe ibintu byavumbuye nyine bifite indi ntera cyane byafasha no ku isi, nibwo arimo kuvugwa cyane nka John Almeida. Kuba wenda ari nk'ibigiye kurimbura isi, wenda byakaba byaratekerejwe n'uwo munsi. Ubwo nawe yatashirwa mu mubare w'abahanuzi, ntabwo yashirwa mu mubare ahubwo w'abantu bavumbuye indwara gusa bisanzwe, kuko ari no mu bantu bavumbuye iyi ishusho ya HIV. Ari mu mudamu, ari mu bantu bayivumbuye. John Hart nkuko bavuze inkomoko ya coronavirus. Impamvu ya corona ni uko ifite inkomoko, ifite ishusho ry'urugori, niyo mpamvu izina rya coronavirus. Ibyo ngibyo turasa rero, reka abantu bose nyine baraza gusobanukirwa cyangwa se baraza kumva iki cyorezo inkomoko yacyo. Ndabizi neza cyane ko baraza kubyumva neza, baraza kwisobanukirwa. Twaje nk'igisubizo ku banyarwanda bose. Yari Joe Dos Santos Avero na Jackson Rugamba cyangwa se Trustar. Muri gukora subscribe ni The Perfume TV cyangwa se Hot Time TV. Nakoze kubona mukomeze mudukurikiye mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, kandi mugume mu rugo.